ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 14 turasoma umurongo wa 25 no 26. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 25, turasoma n'umurongo wa 26. Haranditse ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we mwukawera uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Amen. Tubumbura urundi rupapuro rw'inyuma, igice cya 15 umurongo wa 26 n'uwa 27, n'ubundi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 26 n'uwa 27. Umufasha naza, uwo nzohereza ava kuri Data, ariwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya, kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Amen. Haleluya. Amazina nitwa Kamuhanda j.Bosco, ndi umukristo wa hano mu Gatenga. Ndi umwe muri komite mpuzabikorwa nshinzwe ministeri y'urubyiruko, ingimbi n'abangavu. Turashima Imana ko turi mu cyumweru cya Pentecote. Haleluya. 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 Umwuka wera niwe tugiye kuvugaho, nubwo bigoye kumuvugaho. Haleluya. Biragoye gusobanura umwuka wera, kereka aje akisobanura mu mutima w'umwizera. Biragoye kwigisha ugasobanura umwuka wera, ariko nanone kuko uwo mwuka wera adutuyemo, aduha ubwenge bwo kumusobanura nkuko nawe watwisobanuye muri twebwe, nkuko yisobanuye muri twe. Amen. Haleluya. Umwe mu bahanga yaravuze ngo biragoye gusobanura umwuka wera, ngo kereka dusengeye abantu bakuzura umwuka wera akisobanura muri bo. Haleluya. Turimo turinginga umwami ngo umwuka wera, twuzure umwuka wera yisobanure muri twe. Amen. Kugira ngo imirimo y'umwuka wera uyimenyeshejwe n'umwuka wera, utayimenyeshejwe n'ubikwigisha. Haleluya. Cyo ni cyifuzo cya mbere dutangiranye. Turifuza kuzura umwuka wera, none imirimo y'umwuka wera ikigaragariza muri wowe, kuko niyigaragaza muri wowe, nawe uzaba umuhamya wo kuvuga ibyo wabonye n'ibyo wumvishe. Haleluya. Uzavuga ibitangaza nk'ibyavuzwe kuri Pentecote, kuko buriya Petero arimo kubivuga ntago yigize abyandika ngo avuge ngo ndahera kuri iki, ahubwo umwuka wera yaraje yisobanura muri we. Arangije arahaguruka arahamya, aravuga ati ibi ngibi rero ntago ibi bintu ari inzaduka, ibintu byari byarahanuwe. Haleluya. Byari byarahanuwe na Yoweri ko hazaza umwuka wera, ko umwuka wera azaza mu bantu. Ariko arabigisha ati inkomoko kugira ngo umwuka wera aze ni wa wundi mwishe mukamubamba. Uwo nguwo niwe wagiye aravuga ngo ningenda nzabohereza umufasha. Haleluya. Umwuka wera rero ndashaka kumuvugaho gake, tukaza gusoreza ku mbuto z'umwuka wera. Mbuto z'umwuka wera ariko tubanze twumve umwuka wera. Birashoboka ko muri iri teraniro hari umuntu waburijemo bwa mbere
ataranakizwa akumva umwuka wera. Umwuka wera ni iki? Guhita yumva ngo imbuto z'umwuka wera atazi n'umwuka wera, nabyo ni ikibazo. Umwuka wera ni Imana. Haleluya. Mwuka wera ni Imana. Mwuka wera, iyo umuntu yuzuye umwuka wera, Imana ibimutuyemo, Imana ibimurimo. Yesu ashimwe. Abantu benshi batekereza ko ngo twizera Imana eshatu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ntabwo twizera Imana eshatu, twizera Imana imwe yigaragaza mu butatu bwera. Haleluya, haleluya. Ndimo ndagutuma kuri babandi bakubwiye ngo twizera Imana eshatu, ndimo ndagutuma uzavuge ngo twizera Imana imwe yaremye ijuru n'isi, yigaragaza mu butatu bwera, ikigaragaza nk'Imana Data, ikigaragaza nka Yesu, ikigaragaza nk'Umwuka Wera. Imana Data yigaragaje mu kurema, Yesu yigaragaza mu gucungura, Mwuka Wera aje kugira ngo amenyeshe itorero umurimo wa Yesu. Haleluya. Mwuka Wera niwe uza kutumenyesha uburemere bw'ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Nta wundi muntu wabikumenyesha nk'uko Umwuka Wera yaza kubihamya muri wowe. Niyo mpamvu Yesu ajya kugenda yaravuze ngo Umwuka Wera naze, ndaza kuhatinda cyane, azampamya. Aho niho Umwuka Wera atandukaniye n'indi myuka. Hanze hari imyuka yerekwa, hari imyuka ihanura, hari imyuka ivuga mu ndimi, ariko igitandukanya Umwuka Wera n'iyo myuka nuko umwuka twuzura aza guhamya Yesu. Umwuka twebwe twuzura aza guhamya Imana, ntago aza guhamya umuntu. Mwuka Wera ntago aza kugaragaza ubushobozi bw'umuntu, Mwuka Wera aza guhamya ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Abantu bakijijwe, abantu buzuye Umwuka Wera bahamya Imana. Ibyo bakora byose babikora kubera icyubahiro cy'Imana. Ikikubwira indi myuka ihamya ubushobozi bw'abantu, ihamya imbaraga z'abantu, ihamya icyubahiro cy'abantu. Ariko Umwuka Wera naza ikintu iyo amaze kuza muri wowe asobanura umurimo w'igorogota, agaragaza umurimo wo gucungurwa. Haleluya. Mwuka Wera niyo watumye abana ba Isiraheli bashyira amaraso ku nkomanizo z'imiryango bakabyizera bikaba. Ni Umwuka Wera agiye kubihamya. Haleluya. Mwuka Wera niyo watumye ba Aroni bagenda batamba ibitambo, ibyo bitambo byashushanyaga Kristo. Ni Umwuka Wera wabemeza ko ibyo bikorwa bikozwe kandi bakabyizera bigashoboka. Ni Umwuka Wera wabikoze. Haleluya. Ibyo byose rero iyo abantu babikoraga mu buryo bw'ibitambo byabaga bimeze nk'imigenzo, bimeze nk'imihango, ariko Umwuka Wera akagenda agasunika, akabigisha bakemeranya nabyo kugeza igihe bapfuye bizeye. Niho mu Baheburayo bavuze ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe batambaga ibitambo bakemeranya n'Umwuka ko ari Kristo barimo guhanura ko azaza. Haleluya. Uwo Mwuka Wera niwe wageraga kuri ba Dawidi akabimika bakaba bami, bakemeranya n'Umwuka ko abo bami ari igishushanyo cy'umwami w'iteka uzaza ari we Kristo. Ni Umwuka Wera wabikoraga. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwuka Wera niwe abanaga n'abacamanza, bakuzura Umwuka Wera bakarwanya ababisha bakabanesha. Ni Umwuka Wera wabahaga izo mbaraga. Ngo Umwuka Wera kumuvugaho, Bibiliya yose kuva mu itangira kugera mu Byahishuwe ivuga Umwuka Wera. Ntabwo Umwuka Wera agaragara kuri Pentekote gusa, Umwuka Wera yahozeho. Umwuka Wera ni Imana. Haleluya. Kandi Imana mbere na mbere yari iriho, fatiro z'isi zitarabaho. Imana niyo yaremye ibyo tubona byose, kandi yabiremye iremesheje Umwuka, kuko yaravugaga ngo bibeho bikabaho.
muri Zaburi 104 murongo wa 30 haravuga ngo yohereza umwuka bikaremwa. Yohereza umwuka bikaremwa. Imana ifite muri yo ibintu bishyashya bitararemeka. Ngo mu mwuka wera harimo ibintu bikiri vierge bitaragaragara. Ibintu bigifite mbega harimo kado zigifunze. Ukeneye kwizera kuzura umwuka wera ukagabana ku bintu bishyashya bitaragera ku isi. Yesu ashimwe. Ntabwo umwuka wera agaragarira mu mpano ziriya Paulo yavuze. Ziriya zingana nuko Paulo yahishuriwe. Niwe uzura umwuka uzabona n'ibirenze biriya, kubera ko mu kirere cy'umwuka ntago hagira limit. Abongeza baravuze ngo the sky is limit. Nuwa ngo mu kirere cy'umwuka uragenda ntago wabiheza. Ariko kubera ko kwizera kwacu ari gukeya, ubona kamwe Paulo yabonye ukavuga ngo nageze kure. No, ukwiriye kuzura umwuka wera ukazamuka ukagera kure. Ukagera kure hashoboka, kuko umwuka wera Imana imutanga itamugeze. Biravuga ngo yamutanze imucuncumuye. Urumva nuko ngo itorero ry'umwami Yesu ryuzura umwuka wera utari inshuro ebyiri za Eliya. Ntago ari inshuro ebyiri. Elisa yuzuye inshuro ebyiri. Elisa yuzuye inshuro ebyiri za Eliya. Eliya urumva nawe ibyo yakoze byari bigeze, kuko yakoze ibitangaza 7, Elisa akora 14. Twebwe rero mu gihe cya Pentecote, mu gihe cy'itorero, twebwe ntago dufite umwuka wa Eliya, nta nubwo ari uwa Elisa. Dufite umwuka wera utageze. Haleluya! Twawe umwuka wera ku kigero kiri hejuru. Ariko igitangaje, kubera kutizera, n'uwa Eliya ntago tuwufite. None se muri twebwe ninde wamanuye umuriro? Bivuga ngo dukwiriye kwizera tukazamuka, nitwuzura umwuka wera ngo bigarukire ku ndimi gusa, ngo bigarukire ko weretswe ko hari umurwayi mu iteraniro. Zamuka mu kirere cy'umwuka, kuko hari ibindi byahishwe bikwiriye guhishurwa mu izina rya Yesu. Haleluya! Ngarutse gato ndashaka kubabwira ngo umwuka wera niwe uzagahamya. Umwuka wera yari muri wowe ubana n'abantu, we akaza agahamya kuri umukristo. Mwuka wera Paulo yaranditse mu Baroma banga umwuka w'Imana ahamanya n'uwacu ko turi abana b'Imana. Nta muntu ukwiriye kuza ngo akubwire ngo uri umwana w'Imana, kuko ubwawe n'umwuka wuzuye aza guhamya kuri uri umwana w'Imana. Iyo umwuka wera yaguhamirije kuri umwana w'Imana, ntago bakubaza ngo uzajya mu ijuru ngo urebe mu kirere. Kwibaze ngo ariko buriya niba nzajyayo, niba bizagenda gute, niba mpande izavuga mvuye mu y'ibiri, niba izavuga turi mu rusengero. Ntabwo ibyo ngibyo biba byararangiye, kuko umwuka wera abahamanya n'uwawe kuri umwana w'Imana. Haleluya! Ariko abafite ibyo byiringiro biboneza nk'uko uwo ngo wagize gute aboneye. Ibyo bihamya umwuka wera arakomeza akakweza kugeza ku mperuka. Ntago ari ukuvuga ngo ndi umwana w'Imana ngo uhagarare. No, umwuka wera akwiriye gukomeza kukweza, kuko tugenda dukura tuva mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya! Korari yarimbaga mu kanya yavuze kuri Yobu. Yobu ni igihamya cy'urubuto rw'umwuka wera rwitwa kwihangana. Buriya mu isezerano rya kera, Imana yajyaga ifata umuntu umwe ikamugira igihamya cy'ikintu kimwe kuva avutse mpaka ashaje. Yobu ni igihamya cy'urubuto rwo kwihangana, kuko yarageragejwe aranesha. Haleluya! 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 Dawidi umwuka wera yamuhamije nk'umwami, amuhamya nk'umushumba,
amuhamya nk'umuhanuzi. Ngo umwuka wera yarazaga agahamya Kristo mu muntu, ariko kubera ko Kristo ni Imana, umwuka wera ni Imana, Imana Data n'Umwana, ngo bose bafatanyiriza hamwe kugaragaza imirimo y'Imana mu bantu. Haleluya! Umwuka wera yahamije umuntu witwa Nehemiya, amuhamya nk'umufasha. Nehemiya ni izina risobanura ngo uwiteka ni umufasha. Nehemiya yubatse urukuta cyangwa se inkike z'i Yerusalemu. Izo nkike ni nka korotiri. Nehemiya kuzubaka kazirangiza izo, ngo niba yaraje akagota urusengero izo nkike zikazenguruka, byari bisobanura ngo nta muntu wabona icyuho yakinjiramo. Nehemiya rero ni igishushanyo cyiza cy'umwuka wera, ko nta umuntu wamwuzuye ntago wamwinjirana. Haleluya! Nehemiya we Imana yaje imushyiraho kugira ngo imirimo azakora izaba igishushanyo cy'uko umwuka wera azaba korotire y'itorero. Haleluya! 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 Muze kubyumva mwitonze kugira ngo muze kubishyikira neza. Uze kubwira Imana ngo nkeneye ko umwuka wera nshyiraho urukuta. Nkiraho ngaho wowe uhite uhava uvuze ugize icyifuzo ngo ndifuza ko anshyiraho urukuta, agushyiraho uburinzi. Haleluya! 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 Niba mvuze kuri Yobu nkavuga ngo Yobu yabaye igihamya cy'uko umwuka wera yerera mu muntu urubuto rwo kwihangana, uretse ubwira Imana uyibwira ngo nkeneye urubuto rwitwa kwihangana. Haleluya! Umuntu witwa Salomo yabaye igihamya cy'uko umwuka wera agaragaza ubwenge mu itorero. Haleluya! Reka dusome mu gitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo wa 32. Imigani igice cya 16 umurongo wa 32. Aranditse ngo utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we arututsinda umudugudu. Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Uru ni ubuto rw'umwuka wera rwitwa kwirinda nshaka kuvugaho. Ntaravuga ku mbuto z'umwuka wera ngo ntinde hano gatoya. Imbuto z'umwuka wera bwa mbere ntago ziryohera uriya muntu wo ku ruhande uzisoroma. Imbuto z'umwuka wera ziryohera nyirazo. Haleluya! Imbuto z'umwuka wera, niba mwarebye ukuntu abaririmbyi mu kanya baririmbaga, nubwo wakishima ntago wakishima ku kigero baririmbagaho. Wowe urishima ariko ibyishimo bikugeraho n'utuvungukira duturuka ku byo bo bishimye. Imbuto z'umwuka wera rero zigira umumaro nko kuri 85% kuri nyirazo. Haleluya! 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 Umuntu iyo yuzuye umwuka wera, Imana imushyiramo ibyishimo byinshi kandi bituruka imbere. Ibyo byishimo rero nubwo abandi babibona bakishima, ntago biryoshye nk'uko wabyumva. Haleluya! Haleluya! Ntago ari ibyishimo bituruka kuko wabonye akazi, nibituruka ku bwinshi bw'amafaranga ufite, nibituruka kuri promotion wabonye mu kazi, nibituruka ku muryango mwiza bituruka ku Mana yiyunze n'abari mu isi. Ntiyabikibabara ibicumuro, ahubwo ibabitse ijambo ry'umwuzuro. Bituruka yuko Yesu yagucunguye. Umwuka wera araza akabikumvisha, yarangiza kubikumvisha
ukumva muri wowe hajemo ibyishimo. Ibyo byishimo niyo mpamvu abantu nubwo baba bari mu karengane barabigira, nubwo baba bakubitwa barabigira, nubwo baba ari abashomeri barabigira, kuko ni ibyishimo biva ku mwuka wera. Ibyishimo, amahoro, urukundo, ingeso nziza, kugwa neza, kugira neza, kwihangana, kwirinda no gukiranuka, zose ni icyenda. Izo mbuto z'umwuka wera zose uko ziri mu muntu zibanza kugira imbaraga muri we, zikabona kugira umusaruro ku bandi. Haleluya! Dukeneye ibyishimo by'umwuka wera. Ibi byishimo Stefano yarabigize barimo kumutera amabuye, aho kubona amabuye ngo ararara amabona ijuru, abona rikingutse. Ibaze kugutera ibibuye bingana kuriya warangiza ukavuga ngo ntago ubibona. Ngo ni ibyishimo bifite inkomoko. Haleluya, haleluya. Imbuto z'umwuka wera zigira umumaro kubizera. Kuri 85. Mbere yo gutekereza ngo nivuga butumwa, ngo kwera imbuto, ngo nivuga butumwa, ngo muri karitsiye, ngo no, ibyo ni ibya kabiri. Icyambere nuko muri wowe bibanza kukuremamo ubuzima. Kandi umwuka wera, reka mbabwire, kutagira umwuka wera n'ubupfubyi bukomeye. Uburi imfubyi ikomeye. Nubwo waba ufite ababyeyi babiri, nubwo baba ari bane, uri imfubyi ikomeye ahubwo. Mbega imfubyi! Abantu batagira umwuka wera ni imfubyi. Wenda uba ufite ababyeyi babiri, ube warize, ufite n'amafaranga, ufite na diplome 20, uri imfubyi. Ariko abantu buzuye umwuka wera, nabo baba batarafite ababyeyi, abo bantu ni abantu badasanzwe mu isi y'umwuka. Kuko abo bantu barabazwe mu ijuru. Kubera ko, reka mbabwire, mu itorero kugira ngo umunyetorero ubarwe mu ijuru, nuko Imana iguteraho kashe y'umwuka wera. Buriya wakwepa ukaba umwadeperi, buriya wakwepa ukajya muri korari, buriya wakubita utuntu n'utundi ukaba umuyobozi runaka, buriya wakubita utuntu ukadukubita ugatanga amafaranga ukagira umwanya ubona. Ariko uzadukubita ubona umwuka wera, uzadutanga uhanure umwuka wera uva ku Mana. Wakurira inkike bigashoboka, ariko nta muntu uri inkike ajya mu mwuka, ntabwo bibaho. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu dukeneye umwuka wera. Bwira Imana ngo nkeneye umwuka wera. N'ibyawe ubwira Imana ngo ibi byawe uyu munsi ubinyeze, kuko amaraso yawe aracyeza. Amaraso ya Yesu aracyeza ibyaha. Uyu munsi ntuze gutaha utabwira Imana ko ukeneye umwuka wera, kuko utarabona umwuka wera uri imfubyi. Ariko nyuma yo kubona umwuka wera ukeneye kuzura umwuka wera, kuko gutunga umwuka wera no kuzura umwuka wera biratandukanye. Abizera bose bafite umwuka wera, ariko kuzura umwuka wera ni umwihariko. Haleluya. Kuzura umwuka wera, umuntu uzura umwuka wera agaseka guhera saa 5, agaseka karinda agera saa 9 agiseka, akagira ibyishimo bisesekaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni ibyishimo bisesekaye. Yesu yaravuze ngo umuntu nanyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda. Ni imigezi, ntago ari ibiyaga. Iyi migezi nta nubwo bavuga ikiyaga, nta nubwo ari riviere, ntago ari utugezi, ni fleuve, ni ibigezi bihora bihurura mu muntu umwe. Wumva ukuntu imigezi mu muntu umwe ni fleuve. Kongo, Zambezi, Limpopo, za Nili zihurura mu muntu umwe, ari umuntu umwe. Ariko urebye ukuntu abantu buzura umwuka wera, ntago muri iyi minsi ntago bafite n'imigezi. Urebye kugira ngo uzabonemo na za firiwa ntiwazibonamo. Dukeneye umwuka wera, dukeneye umwuka we, atari umwuka, dukeneye kuzura ku buryo umwuka
umwuka wera akora muri twebwe mu mwuzu. Amen. Haleluya. None uyu mwuka wera rero niwe udutera kwera urubuto rwitwa kwirinda. Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Nasomye mu yindi Bibiliya avuga ngo utihutira kurakara ngameze nk'umujenerali ufata umujyi wose akawufata urimo n'ingabo akaza akawucakira ngo umuntu aramuruta, ngo aruta uwo mujenerali. Urumva umuntu ukuntu Imana imuha agaciro? Umuntu utegeka umutima aruta utsinda umudugudu. Ngo uwo muntu nubwo yaba akomeye ati umuntu utegeka umutima we akomeye kumuruta. Bivuga ngo urubuto rw'umwuka wera rwitwa kwirinda ni urubuto rwerera ku gasongero, ntabwo ari urubuto rupfa kuza aka kanya. Ngo Imana iragutoza ikagukuza. Mbibutse ko kuzura umwuka wera si ikintu cyiza ngo pa, ahubwo ni ugukura, bigenda biza. Umuntu agenda akura muri Kristo Yesu. Iyo dusomye amagambo ari muri Ezekiel 47 tubona abantu, umuntu yarimo kureba umuntu amazi azamuka agera ku bugomba mbarazamuka ku maguru kugeza aho ngo yageze ahantu umuntu adashobora kuvamo. Urumva ni umwuka wera uko tugenda twigira imbere mu gakiza tugenda dukura mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Umwuka wera, reka mvuge ku mwuka wera nk'uburinzi. Abantu bajya mu bapfumu gushakayo uburinzi. Muri ritano harimo n'abantu bagiye mu bapfumu, ukagenda ukajya gushaka uburinzi, ukazana utuntu tw'inzaratsi kugira ngo hatazagira umuntu ugukoraho. Ukatuzurika ahantu mu gitenge, cyangwa ukadushyira ahantu ukunda kwinjirira, cyangwa ukadushyira ahantu uryama, cyangwa se ukaduhereza abantu kugira ngo hatazagira umuntu ugukoraho. Utwo tuntu duta agaciro. Utwo tuntu hari igihe ujya kutuzana ku muntu wo mu Rwanda, hari umuntu ufite ibimuruta byo muri Kongo, akaba afite undi akajya muri Nigeria, ugasanga ibyo wacishije ni bitoya, ugasanga ni bitoya, ugatanga miliyoni 5 kugira ngo ubone uburinzi. Byose umunsi umwe twavuga ngo mu izina rya Yesu bigahita bishiraho, za miliyoni zikaba zirahombye. Umuntu akajya gushikisha akagurisha inzu ngo kugira ngo azashaka uburinzi. Twavuga ngo mu izina rya Yesu byose bigahita bishira. Ubwo inzi kabirahiye, amafaranga akabarahiye, byose bikabirangiye. Abantu bararushye, barahabye, mbega ni imfubyi zigendera mu nzira. Ariko abantu bafite umwuka wera, haleluya, abantu bafite umwuka wera, niyo haba asosiyasiyo z'abarozi ntacyo baba. Haleluya, ntacyo baba, barashinganye. Mbibutse ko aba bantu Yesu yatanze ikiguzi cy'amaraso. Ntawe uzatanga ikiguzi kiri hejuru y'icyo yatanze, kuko Yesu amaraso yatanze, amaraso ya Yesu ni amaraso y'Imana. Twacungujwe amaraso y'Imana. Ayo maraso rero umuntu yizera, akizera ko yamwogeje ibyaha, ahabwa gukiranuka kw'Imana. Uwo muntu rero niwe Imana iteraho kashi yitwa umwuka wera. Rero uwo mwuka wera yamaze kukugeraho ni siri, ni ikimenyetso cy'uburinzi. Cyo ni cyambere. Icya kabiri ni ikimenyetso cy'uko wabazwe mu muryango w'abana b'Imana. Icya gatatu ni ikimenyetso cy'uko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ikindi ni ikimenyetso cy'uko impanda nivuga uzumva. Haleluya. Dukeneye umwuka wera n'uwo kuduhamiriza ko turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Rero ndagutangariza ko kujya mu bapfumu biraciriritse, biraciriritse cyane. Wararushye, uri imfubyi,
ukeneye kuza Yesu akakugira neza. Utwo tuntu wagiye ukurayo n'ukuri nta gaciro dufite, ntacyo. Umva, uzavuga ngo batazagukubita, Imana kugira ngo ikwemeze bazagukubita wanadushyizeho. Ahantu wadushyize ngo batazakuroga, umva, bazakuroga kugira ngo Imana ikwereke ko tudafite agaciro. Utwo washize ngo kugira ngo bagukunde, umva, uzadushyiraho bakwanga kugeza ku kigero Imana izahamya ko ariyo yonyine yihariye. Imana ishimwe, Imana iri hari. Iyo utunze umwuka wera ufite byose, ndakugira inama uze uyu munsi wemere Yesu nk'umwami n'umukiza. Numara kumwemera ugakizwa, turagusabira umwuka wera. Umwuka wera naza rero nta yindi mbaraga iba hejuru ye. Oya, ntago ibiri amagambo, yaba ari amahembe, byaba ari ibitega, baba ari abacuraguzi, barabyina tugasinzira. Barabyina ukagira ngo barimo barahamiriza ukisinzirira. Kubera ko umwuka twuzuye ntago ari umwuka w'ubwoba, ni umwuka w'imbaraga. Ni umwuka wera udutakisha ngo aba data. Ntago rero umwuka wera w'ubwoba. Ntukeneye umwuka wera. Niba ari ukeneye umwuka wera, banza ukizwe. Ntago icyambere ari umwuka wera, icyambere ni ukwizera Yesu. Numara kumwizera ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri rero ni ugusaba umwuka wera akaza akakubera bya bindi byose twavuze. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana. Umwuka wera, impano z'umwuka wera nazivuzeho. Ukeneye impano z'umwuka wera, ariko imbuto z'umwuka wera zo nizo ziza kuguhamiriza muri wowe mu mutima. Impano z'umwuka wera ziryohera abandi. Impano z'umwuka wera, kuko iyo ndi kuvuga ngo Imana irambwiye ngo igukoreye ibi, wowe mbibwiye urishima, ukumva ko Imana ivuganye nawe. Iyo wari urwaye nkagusengera ugahita ukira, ni wowe ubenefisiya, ni wowe ugira inyungu ku byo nkukoreye. Ariko imbuto z'umwuka wera suko zikora. Imbuto z'umwuka wera ni umwuka wera twinjoyinga muri twe. Ni ibyishimo, ni ubuzima twahawe n'umwami Yesu buba buri muri twebwe. Mbibutse ko umuntu afite imbuto z'umwuka wera, Bibiliya iravuga ngo aba ari impumuro nziza ya Kristo. Bibiliya iravuga ngo turi impumuro nziza ya Kristo imbere y'abakira n'abarimbuka. Impumuro rero nta guhumurira abandi wowe utarumva umuhumuro. Amen. Haleluya, haleluya. Umuntu ufite agapafiyumu niba akunyuzeho uhita ubyumva ko ahumura. Yesu ashimwe. Mvuze ku mbuto z'umwuka wera ni byinshi, kuko buriya na Yesu avuka bamushyiriye amaturo harimo izahabu n'icyome n'ishangi. Biriya bintu bitatu birimo imbuto z'umwuka wera, kuko birimo amavuta ahumura neza. Bisobanura ngo Yesu nawe ubwe kuvuka kwe kwari kurimo imbaraga z'umwuka wera. Mbibutse ko no kumutwita byavuye ku mwuka wera, kuko marayika aramubwiye ngo imbaraga mwuka wera zakuzaho, imbaraga zisumba byose zagutwikira. Niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Imana cyafite ibintu bishya. Haleluya. Duha Imana icyubahiro. Mwuka wera afite ibintu bishya. Wakuzura umwuka wera ukabibona uyu munsi bishya, ku buryo nawe uhinduka ikintu mbega ubona ikintu gishyashya ku isi kitaraboneka. Icyo kintu umwuka w'Imana arakinyigishe ko umwuka wera afite ibintu bishya. Ukeneye kuzura umwuka wera, ariko icyambere none se urawuzura warakijijwe. Biravuga ngo ntibishoboka ko abisi bagira gute bamuhabwa. Ese niba utarakizwa warambura ikiganza tukagusengera? Utarakizwa uri muri iri teraniro, rambura ikiganza tugusengere. Utarakizwa, kuko numara gukizwa turagusengera wuzura umwuka wera. Urahari, urambura ikiganza tugusengere. Yesu aguhumugisha.
Yesu aguha umugisha. Dukeneye abantu bakizwa, bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Urahari ngo tugusengere? Rambura ikiganza nawe usigaye.